ndakomeza kugushimira kandi nkusaba gukomeza kunogerwa n'ibiganiro byacu mu bakunzi bacu. Rero nkuko twari mwabidusabye muri comment zo mu biganiro byashize, ni igice cya kabiri kivuga ku magambo meza akomeye yagiye avugwa n'abahanga batandukanye mu isi. Nubwo ari amagambo yagiye avugwa, so kuvuga ngo ni amagambo gusa, ahubwo turanayifashisha mu buzima busanzwe, kandi nawe nureba nturabura icyo ukuramo. Ni Dpags, kurikira ikiganiro kirambuye. Umuhanga umwe yicaye arareba maze arasesengura aravuga ati ushaka kunyeganyeza isi agomba kubanza akinyeganyeza ubwe. Undi muhanga aricaye arareba maze aravuga ati ibanga ry'impinduka ni ugukoresha imbaraga zose, ariko si ukurwanya amateka gusa, ahubwo ni no kubaka ejo hazaza. Abahanga batandukanye mu isi bagiye bavuga amagambo menshi meza akomeye kandi afite akamaro mu buzima bwa muntu. Undi muhanga yicaye aravuga ati ntabwo ndi umunyatene cyangwa umugiriki, ariko ndi umuturage w'isi. Undi muhanga yari yicaye aravuga ati kumva ikibazo ubwabyo ni icya kabiri cy'igisubizo. Ni amagambo menshi meza akomeye cyane yagiye avugwa kandi agasesengurwa n'abahanga bakomeye cyane mu isi. Undi muhanga yaravuze ati umuherwe n'ubumva ntacyo afite kuko ubukungu bwinshi buri mu bimukikije. Muvandimwe rero ndagira ngo nkubwire ngo kuba uri umukire si ukuvuga ngo ufite amamiliyoni, si uko ufite amamiliyari, ahubwo ni uko ubuze uburyo ayo mafaranga yabonekamo. Bakunzi ba Inzobere TV Show, ndakubashimira kandi mbasaba gukomeza kunogerwa n'ibiganiro byacu. Ni amagambo akomeye cyane ajya avugwa n'abahanga. Undi muhanga yaravuze ati tugomba kuba abanyendoto b'inzozi zidashoboka. Yewe muntu wowe ureba ukabona hari ibidashoboka kuri wowe, yaba wowe ureba ukabona hari ibyo utinye, ndagira ngo ngusabe ngo n'ibyo ubona bidashoboka birashoboka bitewe n'imbaraga wabishyizemo. Undi muhanga aricara avuga ati ibyiza wabaho ukennye mu bwisanzure aho kubaho ukize ariko hakirizwa. Undi muhanga aricara arasesengura aravuga ati kuri kamere iremetse neza agaciro k'umuntu ntabwo gategereza imyaka. Ni amagambo akomeye cyane yagiye avugwa n'abahanga batandukanye mu isi. Undi muhanga aricara arasesengura aravuga ati umusaza upfuye ni nk'inzu itabigurumanye. Abasaza baba bafite umumaro mu bugingo bwa muntu umunsi ku wundi, kuko nibo batugira inama uko bwije n'uko bukeye. Muvandimwe ndagira ngo nkubwire ngo nujya ubona wabuze umusaza, wabuze umuntu mukuru mu buzima bwawe, ujye umenya ko wabuze ikintu gikomeye cyane. Ni amagambo akomeye kandi meza yagiye avugwa n'abahanga batandukanye mu isi. Undi muhanga yaritonze aravuga ati amagambo arahita ariko inyandiko zirasigaza. Undi muhanga yaricaye aravuga ati imvura ikomeye itwibutsa intambara mu buzima. Ntugasabe ko hagwa imvura nke, ahubwo jya usaba Imana iguha umutaka wo kubasha kugama iyo mvura. Ni amagambo akomeye cyane ukomeje gukurikira kuri Inzobere TV Show yagiye avugwa n'abahanga bakomeye cyane mu isi. Undi muhanga yaricaye aravuga ati ubuzima si bwo gushaka umuntu ukwiye, ahubwo ni ukurema imibanire myiza ikwiye. Si na byiza cyane kwita ku ntangiriro, ahubwo kwita ku iherezo ryabyo nicyo cyangombwa. Ni amagambo akomeye cyane agiye avugwa n'abahanga batandukanye mu isi. Undi muhanga aricara aravuga ati niwirinda gusuzugura umurimo ukagira umuco wo kuzigama, ukagirirwa icyizere n'abandi kandi ukirinda abakurangaza n'abaguca intege, uzatera imbere nta kabuza. Ni amagambo akomeye cyane yagiye akomeza kuvugwa n'abahanga batandukanye mu isi. Undi muhanga aricaye arareba maze arasesengura aravuga ati ni ngombwa kuba uriwe kuko utazigera na rimwe uba w'abandi bifuza kuba we. Ni amagambo menshi meza kandi akomeye cyane. Undi muhanga aricara aravuga ati iyo umugambi w'Imana wageze ikinyabwoya gihinduka ikinyugunyugu. Undi muhanga yaricaye arasesengura aravuga ati aho guhera burundu waza ukererewe. Muvandimwe rero ndagira ngo ngusabe ngo ntuzahere burundu, ntuzagire na rimwe ukora ikintu ngo wifuze kuzima burundu, ahubwo waza ukererewe aho kugira ngo uzime. Ni amagambo menshi kandi meza akomeye cyane. Undi muhanga yaricaye arasesengura aravuga ati rubanda rusanzwe bavuga amajambo, ariko abahanga bo bavuga amavanjiri. Muvandimwe rero ndagira ngo nkubwire ngo ni amagambo akomeye cyane yabasha kugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Undi muhanga yaricara avuga ati inshuti yawe nikubabaza uzabyandike ku musenyi, naho nikugirira neza uzabyandike ku rutare. Muvandimwe rero ndagira nkubwire ngo aya ni amagambo meza
menshi kandi akomeye cyane yagira icyo agufasha mu buzima bwawe, yagiye avugwa n'abahanga batandukanye twareberaho tukabasha kubaho neza. Undi muhanga yari yicaye arasesengura, arareba, aravuga ati ntabwo isi ikeneye ibintu byinshi, amafaranga y'umurengera cyangwa politiki zihambaye, ahubwo ikeneye abantu bakwiriye. Undi muhanga yari yicaye aravuga ati hari ikintu gikomeye gishobora ariko kandi gihambaye mu mibanire yawe n'abandi, kugenzura amarangamutima yawe. Abahanga batandukanye mu isi bagiye bavuga ibintu bitandukanye. Undi muhanga yari yicaye aravuga ati Imana ntigira idini. Wakwibaza ngo iri jambo yaritewe n'iki kurivuga cyangwa iri jambo yarikuye he? Undi muhanga yari yicaye arasesengura, arangije aravuga ati uko ibintu birangiye nibyo bigaragaza ubushobozi bwabyo. Ndagira ngo nkubwire ngo nshuti muvandimwe, wowe ukomeje gukurikirana ibiganiro bya Inzobere TV Show, komeza kunyurwa nabyo nk'uko tuzajya tukugezaho ibindi. Komeza gukora subscribe wowe utarayikora kugira ngo uzajye ukomeza kubona ibiganiro byacu by'ubutaha. Kurikirana Inzobere TV Show kuri YouTube channel ubashe kuzajya ukurikirana byinshi byiza tuzajya tukugezaho ku gihe. Ikoranabuhanga, uburezi, ubuzima, amateka, ibigwi n'ibyegeranyo ku bantu mwakunze kandi mukunda muri benshi, ndetse n'imyidagaduro. Kora subscribe bizajya bikugeraho ku gihe kandi vuba. Inzobere TV Show, feel you life, hope and knowledge.